waba wifuza kwinjira muri RDF Rwanda Defense Force, imiryango irafunguye ku banyarwanda n'abanyarwandakazi bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. RDF Rwanda Defense Force imiryango rero irafunguye, imyiteguro irarimbanisha. Reka tubasabe ngo mukomeze kwitegura. Mu by'ukuri uyu mwanya tubazaniye amakuru meza cyane aturutse muri RDF n'itangazo risohotse kuri tariki ya 5, ngira ngo basomere mu by'ukuri kugira ngo mukomeze imyiteguro yo kwinjira muri RDF nyuma ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye mwagiye mutubaza. Rero nicyo gihe ngo tubasubize ndetse tubahereze n'amakuru agezweho. Rero reka twubwire ngo reba neza niba urakanze subscribe kuri uyu muyoboro wa Guys TV, ni umuyoboro wacu kandi wanyu. Tubahaye ikaze muri sanga ndetse cyane nanone kandi wike gukanda ku gikumwe aho ngaho kuri like kugira ngo wongerere iyi video imbaraga igere no ku bandi bagenzi bawe b'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi bakeneye kwinjira muri RDF, nabo aya mahirwe ntabacike. Rero tugwaye ikaze aho uri hose mu mirimo itandukanye y'amaboko ndetse ibindi byose ukora bya buri munsi, aho mudukurikira muherereye hose muraba agaciro cyane. Tuhaye ikaze kuri uyu muyoboro RDF. Rero ibisabwa kugira ngo winjiremo nakunze kubigarukaho cyane. Wowe ukeneye kwinjira muri RDF, ndizera ntashidikanya ko utari munsi y'imyaka 18, nanone kandi mu by'ukuri ukaba uri umunyarwanda, ukaba ufite indangamuntu ibaruye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga indangamuntu nyine, niba ufite iyo myaka itari munsi ya 18 wifuza kwinjira muri RDF. Ikindi ni kuba byibuze ufite amashuri 3 yisumbuye, waragarukiye senior 3, ufite icyo twakwita script result. Icyo akaba ari icyangombwa cyerekana ko wabashije kuba wasoza amashuri byibuze 3 yisumbuye, nanone kandi ko yarengeje nawe uhawe ikaze. Niba ufite amashuri 6 yisumbuye, ufite kaminuza, ufite bachelors, ufite azero n'andi menshi cyane, icyo upfa no kuba ufite amashuri byibuze 3 yisumbuye. Nyuma y'uko hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakomeje kutwandikira kuri WhatsApp batubaza ibibazo bitandukanye, utese wagarukiye senior 2 byakunda kwinjira muri RDF Rwanda Defense Force, aho bikunda gusa iyo wacurishije ibyangombwa, kandi ibyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo ufashwe ntabwo bikugendekera neza, ndetse yewe n'uwabikoze nawe ibimubaho n'akasamutwe n'akaga. Rero winyura muri izo nzira z'inzitane, inzira z'uburiganya, ushaka gucurisha ibyangombwa. Niba wifuza kwinjira muri RDF Rwanda Defense Force, ihangane byibuze abanze wige amashuri 3 yisumbuye niba ntayo ufite, kuko icyo kibazo ni benshi cyane bagihuriyeho. Ni benshi bakomeje kugenda bambaza, utese mu by'ukuri ko mfite amashuri 2 yisumbuye yonyine, cyangwa se mfite ishuri rimwe ryisumbuye, ese mwamfasha gute? Icyo twagufasha nta kindi, munyarwanda munyarwandakazi, aho uko twumverereye hose, uri umuhungu, uri umukobwa, uri umusore, uri inkumi, uri igitsina gabo, uri igitsina gore, banza ujye kwiga urangize amashuri 3 yisumbuye, kuko nubasha kunyura muri izo nzira z'uburiganya mu by'ukuri bizagukomerera cyane. Bizakubaho ni bibi cyane mu gihe uzaramuka kuba ufashwe. Turabizi ko ari benshi cyane bakoresha izo nzira z'uburiganya, abo bihira ariko hari nabo bidahira, bihira bake. Ibyo ngibyo ikiza banza wige amashuri byibuze 3, ubundi wigire muri RDF Rwanda Defense Force, ukabya inzozi zawe. Ndetse no kuri uyu muyoboro rwose tugufasha gukabya inzozi zawe z'umwihariko muri RDF. Ahangaha rero tuba tuzanye amakuru agiye atandukanye ari gucicikana hirya no hino, dukura benshi mu rujijo bitewe n'ibihuha muba mwagiye mubona kuri murandasi zitandukanye, tubabwira ngo uyu muyoboro niwe rukumbi unyuzwaho notices, icyo twakwita nk'amatangazo mu ndimi z'amahanga. Uyu muyoboro rero uzajya gufasha kumenya amakuru yose agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaba hano mu Gasabo, East Africa cyangwa se Afrika muri rusange. Amakuru agenda acicikana umunsi ku wundi, uko bwije n'uko bukeye uzajya uyasanga kuri uyu muyoboro, kuko nibyo dushinzwe kugira ngo tubafashe tubereyeho, kugira ngo dukabye inzozi zanyu ndetse duhaze ukwifuza kwanyu, none kandi tubahereze ibiba byagiye bivugwa hirya no hino ku isi abenshi baba batashatse ko mumenya, none kandi tubahereza amakuru azira ibihuha, inkuru zicukumbuye, inkuru mu by'ukuri duhagazeho zidufata igihe kitari gito dutekereza, ndetse nanone dusoma turara twubura inyandiko tukarambika amacupa kugira ngo tubagezeho update za ndani cyangwa se
nimvuga update uhita wumva breaking news, amakuru agezweho kugira ngo mukomeze kugubwa neza abanyarwandakazi mudukurikira, kugira ngo mukomeze kugubwa neza by'umwihariko abaherereye mu ntara y'Iburengera bwaryo mu karere ka Rutsiro ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Burera ndetse na Kirehe, tuberaho kubasuhuza cyane koko twasanze abenshi mu badukurikira baturuka muri izo ntara y'Iburengerazuba ndetse n'Iburasira bwaryo. Turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe, dufatanyije uru rugendo rwo kugira ngo dukomeze gukura tujya mbere mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kwagura uyu muyoboro mugari wa Gazi Joy TV, nanone kandi tubihera amakuru agezweho kandi yabagirira umumaro. Rero ni ibibazo byinshi cyane abantu bakomeje kugenda batubaza muri komanteri, by'umwihariko nk'aho bafite amashuri make ngira ngo mwasubijwe. Rero nanone kandi hari abakomeje kutubaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye, utese ko mfite inenge ku mubiri, hari abafite inenge z'umubiri nko kugira ingingo nto cyane, kugira igitsina gito, kugira ibya rimwe n'ibindi nk'ibyo. Nanone kandi hari abantu benshi bakomeje kutwandikira batubaza ibibazo bigiye bitandukanye, mu by'ukuri iki nicyo gihe ngo tubasubize aho muri hose. Rero mukomeze kugubwa neza. Nawe ku kibazo, igitekerezo, inyunganizi waba ufite, turakubwira ngo ku musozo w'iyi video wandike muri komanteri kugira ngo tugusubize. Biradufasha cyane mu by'ukuri, iyo mwandika ibitekerezo bidufasha kumenya uti ese abo duha ibintu babyakira gute. Rero kwandika igitekerezo ni kimwe mu bintu rwose bidufasha cyane. Nanone kandi reka tubabwire ngo abo ngabo mufite izo nenge ku mubiri biterwa n'inenge iyo ariyo, nk'umuntu udafite ijisho, umuntu udafite ukuboko, kwinjira muri RDF biragoye cyane. Gusa ku muntu ufite inkovu abaye atari inkovu nini cyane, aho ngaho rwose kwinjira muri RDF ndumva nta kibazo kibirimo. Ikibi ni ukuba udafite nk'ijisho, ukuboko n'ibindi bice by'umubiri bikomeye cyane, yaba physically. Rero abo ngabo ngira ngo aho biba bigoye cyane. Rero nizere ko musobanukiwe, abantu mwese mwifuza kwinjira muri RDF, Rwanda Defense Force. Nawe ku kibazo waba ufite inyunganizi, turagusaba kwandika muri komanteri.